Yo vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mumeze fresh. Nkuko rero mukomeza mubibona muri izi video zindi twaje turi mu matora. Amatora ntiyoroshye hajemo na leta kugira ngo umutekano bitewe. Hari amakuru yavuzwe ngo harababuriwe harabiyamamaje cyangwa se batanze kandidatire zabo biranga. Benjamin ari cyo biziho. Abo bangiwe hari abantu batanze kandidatire ntibyakunda kubera ko batujuje ibisabwa. So sinzi rero byari bisabwa hari amategeko bari bashizeho. Wenda hariho icyo nzi gusa nuko ntabwo wari wemerewe kwiyamamaza udafite diplome. Urumva? ngo nakagaranti kemewe ariko. Akagara ko no mu muhanda ntikemewe gabirazwe. Zo ni ibintu bizwi. No mu muhanda ntikemewe. Tikemewe nta muntu wemerewe gushingira umukobwa w'akagara. Ngo hari umugabo ejo ndi wakoze ubukora akagara ngo yisanga wenyine. Wenyine none nko kuja guhamba umuntu ukisanga uri wenyine. Ngo umukwe ngo yamayanga ngo ubukwe burapfa ngo se bukwe nakagara. Haro nyine akagara kabaye undi murara wakanga wiyongera ku mirara y'abanyamurenge. Akabigasekwa nkakeza. None okay tureke kubigira urwenya. Akagara ntikari kemewe muri ari amatora. Umuntu udafite diploma ntago yari yemewe hariya muri ku muntu wiyamamaza ku chairman. Nandi mategeko yabo tutazi hari umunyangamugayo hari iki. Ariko mukanya bari mavuga ngo batora basaje. Umva mwe bavuga ngo basaje ngo nayo ngo babe bafitemo ngo ama diplome. Hahaguruka abandi baravuga tese kera hose ngo abasaje n'abantu b'inyangamugayo si ntaho bihuriye na diplome. Noneho nukuvuga ngo bavugaga ati se kera ko twayoborwaga n'abashefu. Rimwe rimwe ugasanga ntibafite n'ayo diplome ariko ugasanga n'inyangamugayo. None se umuntu w'inyangamugayo ntago mwumutora ngo kubera ko adafite diplome. Abantu bazagendana n'ikintu kigezweho. Akandi ntabwo tukiri muri cyagiye cyakera ngo turarogwa gusa n'inyangamugayo. Umuntu wize ayo mategeko ajanye n'ubuyobozi ni utuyobora niwe dutora. Ariko rero man ariko hakiyongeraho niyo nyangamugayo. Oya habaho ikintu bita ubunyangamugayo nyine abasaza bakera. Sintekereza ko abasaje bari butore mu bajene ngo ama diplome ni. Niyo mpamvu ndi ukubwira nyine. Hari umuntu noneho wanabyigiye. Ufite ubumenyi bwabyo kandi akaba n'inyangamugayo. None se uraje gutora inyangamugayo utarabyigiye. Ni kibazo. Ariko kandi nanone yo kuvuga ati hariho kubyigira. Hari ukwiga ugasanga wenda wigiye amategeko ariko hakaba n'ubufura umuntu avukana ubunyangamugayo. Hakaba na babasaza bazi byakera. Bazi byakera iwe atagendera ngo bije cyangwa se bigize gute. Ubundi urumva watora nde muri abo bose. Ico reka mbere yo watora umuntu wize kuruta wa musaza uzi amateka ya kera hose. Reka mbaze ngusubize mbere yuko nkubwira no kuvuga ngo wa musaza n'ubundi arakubwira ibyakera. Kandi ibyakera ntabihari ubunyine. Ariko umuco ntugacike. Yego. Umuco ntugacike ariko nanone ntituzareka gutera imbere ngo kubera ko ngo dufite umuco. Tuzagumana umuco ariko nanone twiteze imbere. Mbese muri make washigikiye batora umusaje w'inyangamugayo ariko kandi w'inyangamugayo ariko ufite n'amasomo. Uko bimeze. Hanyuma wenda aba bayobozi hari abayobozi bahatanye bikomeye. Generation iziza ikarangira. Kazi ndi karangira. So iriya y'abasaza nayo izozi duhereza ibitekerezo. Kandi batayitoye. No, barabaye ibitekerezo batabatora. No kuvuga ngo niba twatoye. Urumva? Niba twatoye. Bazajya baduha ibitekerezo turi abayobozi baduha uko tubikora ariko ariko tuyoboye. Mwabatoye se bakazabaha nese mu gihe cyabo nese igihe cyabo ari abasore igihe bari bayoboye. Sibo batangaga inama. Nabo bari bafite abasaza babagiraga inama. Natwe rero nicyo gihe cyacu kigeze ko tuyobora nabo bakaduha inama. Guys muduhe comment nge ntabwo ndimo mbyumva neza. Niko bimeze man niko bimeze kabisa. None reka nibaze hari ndatabaye. W'abantu bazi nka Lazaro ari kwiyamamaza no umujene muto unasobanutse sibyo? Hari uwo bita Dairo. Akaba na Fideli. Bakamwita Moto bakita hakabo bita Fideli. Uri kubona rinde muntu uyobora. Cyangwa se haraza undi utari muri abo. Kubwanjye nta muntu navuga ngo nguyu niyo muyobozi navuga ngo niwe wayobora. Bose ni abantu bakira abasore bashoboye kuyobora kandi bose ni abantu b'inyangamugayo kandi bose bafite n'ubwenge baranize bose. Fideli yarize Ndataba yarize.
uwo wundi waruvuze ajya ni Dairo we muzi yego. w'ubunyangamugayo sinzi amashuri yiwe so ariko nkeka ko lazima kuba yemejwe urumva nawe afite amashuri yiwe yego urumva rero bose ni inyangamugayo kandi turabazi so ntago navuga ngo n'uyu utambuka wese muri bariya je nta kibazo fa kuba gusa numvise bamwe bagenda bitoratoza bakavuga ngo baba abajene harimo Fideli w'umujene hakamo na Databaye bakavuga ngo ubwo ari abajene wenda bazakoreshwa n'amarangamutima batora abantu bakuze wowe urumva ibyo bintu hari ahantu amarangamutima ntaza reka gukora nta buyobozi butabamo amaranga na Gisegeta afite amarangamutima ni uyafite ahubwo ntumuvuga uri asa umuyobozi shaka urumva nta muyobozi utagira amarangamutima yego ariko habakaba n'umuntu w'imfura nyine imfura iyo bavuze imfura bavuze umuntu utagendera ku marangamutima akagendera ku kuri iyo niyo mfura noneho rero muri bari abantu bose twatoye tuzi ko harimo bafite ubufura nyine bafite umunyangamugayo yego hagize utorwa muri bariya bose abo batatu ngewe nibo nzi cyane yego Databaye Fideli na Moto yego urumva abo bose mze yambu ntabwo wagiye gutora Lewe naje nakereje ndara kwironda mugani wa mbere ariko mbese ibi bivamo urabyakira ninde utobyakira tugomba kubyakira yego ariko nanone abari gutorwa se urabazi abari gutorwa urabazi abagomba gutorwa ndasa n'ubabonyemo bamwe nk'abande uzi bashobora kutubera abayobozi cyangwa wenda reka tuvuge gutya uri ku rubuga rwa Siberika noneho oya ntago njewe mbamo ariko urumva usibye kuhobaho ibintu by'amarangamutima gusa ariko ngira ngo umunyamurenge agomba gukorera umunyamurenge uko ni ukuri bo ubwabo batiremyemo amacakubiri uwotorwa wese agomba uko ni ukuri gukora mu bushake nyine mu byifuzo by'abaturage hanyuma wenda twebwe ubwo nyine twari turi mu matora hajeho akantu kamwe ko gutora abasaje bantu b'abajyanama bakavuga ngo bagendere ngo kuba bafite amadiporome ese kuri ubunyangamugayo nabwo busaba diporome ntabwo busaba wowe urumva azogenda gute inyangamugayo gahubwo mu magambo ya kera urabona ubujanja n'ubundi bintu n'ibindi bintu byazanwe n'abantu bise uko ni ukuri ariko bazava ngo urabona bari basaje yego bari abasaje n'abantu n'imfura yego umuntu bita saje ni umuntu witwa imfura uko ni ukuri w'inyangamugayo yego uvuga ibintu biri mu buryo kandi bikwiriye bibereye mu gaciro yuko iyo umuntu atangiye atembera mu ruhande rumwe yego kuriya kera uba tubukira imfura ariko imfura irenganura buri wese yego ikavugira buri wese uko ni ukuri hanyuma wenda twebwe turi kuri YouTube live bunyine wenda nk'abanyamuhana ba Kasarani nihe message wo bagira umunota umwe twama ukikomereza natwe tugakomeza noneho ico nobabwira yego nobabwira ngo urusha uwundi amajwi yego bemere bamwubahe abategeke abakorere yego mu byifuzo byabo kandi nawe nkamusaba kugira ngo akorere abaturage ibyifuzo yego byabo iyo ni kayo message twosoza tutavuze ko ari ruguru niki wobwira wenda nk'abantu bari ruguru bari muri ziriya ntambara bari mu bahura n'ibibazo ese wobakomeza wobabwira iki hari abana bavuye hano bakaba barazamutse message yawe ni iyi message nobaha nobabwira ngo bakomere yego nubwo
urabona intambara ntizirwana bose yego hari abazibanjije n'abandi bagenda batsimburana yego uko nyine igihe kiba ari ico hari n'abandi bakiza abandi baracaga yego n'abasaza nibabonerwa inzira iboroheye yo kugenda baracagenda baracakora yego ibi bakwiriye ibyo bazashobora bazabikora n'ababikoze abambere barabikoze urumva umwanya nyine ni umwanya ugenda ibihe bigenda bicanamo yego abantu bagenda batsimbura rero nkababwira ngo bihangane bakomere ku muheto yego yego kuko ababanjirije bazi intego batangiye urwo rugamba kandi Imana ibafitemo imbaraga zizatuma yego barunesha hari amasezerano hari abantu barimo kwita ngo ni utugara abo bantu barimo kwita ngo ni utugara ushobora kuba ubazi njyewe utugara abantu bitwa ngo na kagara simbazi ariko urabyumva ariko babashushanya mu bantu babi bagenda contraire y'ibyifuzo yego by'abarengana kurumva ni ukuvuga ngo urabazi nabo nyine nuko mbazi nibo bitwa wabavugaho iki ko dufite abanyamurenge benshi b'utugara badashaka ko abanyamurenge barenganurwa muri iki gihe cy'intambara kandi nabo ari abanyamurenge bene wabo ni abahemu urumva iryo ni ryo jambo rya mbere kabisa ni abahemu ubuhemu bwabo ni ugutererana ubwoko yego ni no gutererana habe n'undi utari uwo mu bwoko bwacu urengana yego baramutererana ni abahemu urabona buriya butegetsi bwarahemutse bugira ivangura yego kurumva bugira ivangura rero ako kagara n'abo bantu yego kurumva ni abantu bapfobya ibyifuzo kurumva by'abarengana ku nyungu zabo kugira ngo babyimbye inda zabo kugira ngo batunge imiryango y'abandi batunge imiryango yabo iy'abandi igenda ipfishire none reka tugushimire gatoya gusa duhite dusoza nk'aka kanya wenda hano muri uyu muhana w'iwacu dushobora kuba dufitemo utugara kandi tugasanga wenda nabo bitoje hariya haramutse hatowe akagara zogenda gute tuba dufise noneho akagara kurumva akagara ni akantu urumva kiswe iryo zina ni nk'izina ritambamiye kabisa amaendeleo kurumva ariko riturimo ariko akagara ntikakaza kaba kanga cyane kabisa kazatsindwa tekadukange tikakabakange kazatsindwa nabo barabizi ko bazotsindwa yego kurumva icyo si gitangaza akagara ariko ahangaha sinzi ko akagara mu by'amaendeleo ya hano nayo harimo amaendeleo nyine dukorera ahangaha afasha ibikorwa byacu biduteza n'imbere hariya muri kiriya gihugu ushobora gusanga kagiye nko kuduhengeka kakaza kadukoresha nabi ko duhemukira reka tubisengera Imana hanyuma muze kugira twikomereze urinde wenda abadukurikiranye jewe nitwa byabagabo uri umugororo yego Kabyare turagushimiye ku mwanya wawe duhaye reka dukomeze turebe uko amatora agenda hanyuma Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi tugume dusenge twese turebe ko Imana izatugeza ku masezerano asante yego urakoze cyane hanyuma umusaza avuze ijambo rikomeye ngo bakeneye kubyimba inda zabo yemwe izo nda zizobyimba na ryari muzobyimba muturike reka dusubire kuri site byihuse turebe babiri batatu wenda tuvugisha turaza kubahereza amakuru nyuma tumaze kureba ukuntu nyine gahunda zose yego abantu bagabanye kubyimba inda zabo mugabanye kubyimba amada abantu b'utugara mugabanye kubyimba amada yanyu mushaka inyungu zanyu si uko se hanyuma reka mbonereho mbwira abajene iki kintu tugitindeho cyane ibintu abantu bashaka kuzana amacakubiri twese turi abanyamurenge by the way turi abanyamurenge ibyo by'akagara bigende bishire nta kagara twese turi abanyamurenge kandi twese tuva amaraso
twese dufite imiryango kureba kuri kamera ase ko ufite ubwoba ndi umuntu w'umuhanga cyane gutwara dufite pro yes hanyuma rero reka tugere mu matora Bwana Benjamin tuvugisha abantu nka 2 cyangwa 3 turebere tuba tugomba kujya dushira amakuru hanze wenda ibitagenda neza nabyo bikamenyekana n'ibigenda neza nabyo bimenyekana. So guys, keep in touch, subscribe, comment, ubundi twese tuba barwana shaka. hanyuma umuntu utari idubu n'idubukazi natanga comment ni block imwe iyo mutu uzamubwira ngo hapfe igifobagana umuntu utari idubu n'idubukazi cyangwa ngo ab'intare y'intare yo kwa Sarambwe urumva bari umunyorogoto umuntu utari twirwaneho ngo abe M23 uri umunyorogoto toka kure wakibwa. Guys, nkuko nakomeje kubibabwira nyine aha niho amatora yabereye mbese barimo hari imbere barimo batora ariko kubw'amahirwe duhe hano n'umuvandimwe bitewe amatora kurabona bimeze gute. Amatora yagenze neza nta rusaku rwose nta rusaku ariko nabonye hajemo leta hajemo leta nta kibazo amatora yagenze neza hanyuma urambwiye ngo njyewe ndi Mr Twirwaneho uri Mr Twirwaneho ukunda twirwaneho ni irihe jambo uvuga ku kagara kaduhagare nka gutyo kagara rwose kagabanya ibyo karimo bitonde tubane neza nta kibazo bagendere kuri feri yo hasi kandi bagabanya isukari ese nk'ubu tugize wenda nk'ibyago byo gutora nk'umuyobozi w'akagara hagatambuka Kagara ngo batoye tuje oya rwose ntabwo twatora Kagara cyangwa barashishoje neza abayobozi barebye neza abayobozi barabirebye neza ibyo ngibyo rwose ntabwo twatora Kagara. hanyuma mu gusoza ni iki kintu wasaba abayobozi bagiye gutorwa n'icyifuza ko bazageza ku baturage cyane rwose ubumwe tugira ubumwe kandi dutabara iwacu umuntu wese yumve ko ari umutwaro wo gutabara. Yego abantu benshi baza batinda ngo gituma tuvuga ngo abantu batabare turi muri Kenya kubera ko abantu gutabara ni kwinshi gutabara kuri mu buryo bwinshi gutabara kuri gutabara abantu bagenda sina ngombwa tugendere rimwe hari abagembere hari abagenda n'abazogenda n'abazogenda nta kibazo ko icyo dukora cyose gusa kigane ku butabazi. Yego ari ubutabara mu buryo bwa financial ubutabara mu buryo bwo kugenda bwo kumasha kagenda reka tugushimire kandi Imana iguhe cyane. Yego uri umuntu nkunda cyane urakoze cyane. Yego jene umucuranzi ubundi hagati amatora ameze gute vuba amatora yarameze neza ariko wegere hafi challenge imwe nabonye ari naryo kosa kuko nta muyobozi n'umwe twahatana nta muyobozi n'umwe w'urubyiruko twahatana. uravugisha ukuri icyo ni ikigaragaza ko mu rubyiruko ntabwo bazi ubundi umuyobozi w'urubyiruko icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko n'uwari uhari sinzi ko yakoze mbese bivuga ngo ni we wenyine ni njye njyenyine wabonetse bivuga ko ari umuyobozi abantu quartier irimo kandi wambaye neza birakubereye ushobora kubura umuntu duhatanwa kugira ngo urubyiruko ruyoboke kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. mbese icyo dushaka kuvuga ubu uri umuyobozi kuba ntawe murimo okay kubera ko nasanze n'ubundi ari watanze kandidatire njyenyine byarangiye abantu bose ko n'ubundi nibo bari bazi kwiyamamaza kuko n'ubundi ari ibikorwa twagiye dukora bituma tuba umwanya tuwukwiye ariko ikintu kimwe nagaye ni uko n'ubundi ntahise birababaje twakagombye kuba dufite abantu benshi hanyuma reka mbaze Kasarani iri mu duce Nairobi tugira abantu b'impano kuko icyo kintu kigaragara cyane rwose abasitari impano nyinshi zigenda zivumbuka Kasarani nk'umujene ugiye kuyobora urubyiruko n'iki gishasha ushobora gukora zino mpano ziri hano zitaragira umuntu uzitaho nuko hatabayeho umwanya wo kugaragaza imigabo n'imigambi cyane ariko icyo kintu nicyo kintu cyambere nahereye kuko urabizi guhera mu myaka
umunani kugeza mu myaka 18 buri muntu yakagombye kuba ateje ari kurya ku musaruro w'Imana. uko ni ukuri. Niyo mpamvu rero tuzakora ibishoboka byose gutegura ama event kugira ngo abana batwereke impano zabo, tubone noneho impano dusapotinga zabo, kuko ntabwo ushobora gusapotinga ikintu utaramenya icyo ari cyo. Felicitations kabisa. Uri umuntu w'umugabo. Uyu ni umuyobozi ukomeye cyane. Urabona ukuntu ari smart, arabimerita koko. Guys, umuyobozi ari kubivugira hano event yo kugira ngo abana bose waba ushoboye kuririmba, washoboye kubyina, komedi, filime y'akabumbu, bya bintu umwe uzi ubona ko wokora iwanyu bakakugaya ngo nuburara n'ibiki, tugiye kubiha agaciro kugira ngo tubafashe kugera ku nzozi zanyu kandi mubone inzira y'izera. hanyuma wenda akabazo ka nyuma, urabona yuko media abanyamurenge benshi barayikemanga, media irateza amatiku, media bimeze ukuntu kandi ibyo byose bikorwa n'abajene. Wowe nkawe n'iki kintu uzafasha media kugira ngo ihurize hamwe n'abaturage n'abayobozi bakafaranga? Ikintu uzabafasha nuko umuntu wese w'umunyamakuru cyangwa umuntu ufite ukoresha media nuko heza abantu ibintu bizima, ibintu bijyanye n'ibyo bakeneye, naho ibintu byo kuzana amacakubiri n'ibindi, kuzana ingengabitekerezo zitajyanye n'igihe turimo, icyo kintu cyose ntabwo kizaca, ahubwo ni ugufasha abantu bakoresha media kuduheza ibintu bijyanye n'ibyo bitewe n'igihe. Bro, ndagushimiye kandi courage, ndakwizera, abantu badukurikiranye n'umuyobozi mwiza, muri kwibona arabimerita rwose. Hanyuma courage kandi Imana iguhe umugisha. Yego basa nimumushyigikiye. Hejuru cyane. Hejuru. Amajwi hejuru cyane. Yose. None. dusubize muyo Uvugana uronse wamugana urubyiruko uragenda urakomeye ya. Kora sigura urubyiruko kajana. muyobozi wacu Vince Uzuke ngo